murabona atarahindutse reka turebe uyu ntabwo yarahindutse pe wayabonye ubu Nyagatare asigaye ahagaze none se ntabwo mubona ko umugabo ari mwiza ko mwashatse abagabo wamubonye zoominga ahantu hageze kabisa umukuru ndi kuhabona babiri ahagararanye na Emirene uyu muntu mubonye arinde Idrissa umugabo wa Vestine ahagaranye na Emirene bamuherekeje ndabashuje bavugaga yuko ngo azahita bivamo ubu mwari muzi yuko umugabo wa Vestina ngo nkubitira igini mana muririmbe mwogapfa ko mwavuze ngo ashatse atwite zana hano nongere mbazumingire iyo video wishyire mu zooming ubinda harimo uruhinja n'amabuno yabaye manini ariko umugabo wanza atuma mabuno aza zoominga ahantu hari we gusa hano nyine ku mabuno Emirene mwabyanga mwabyemera afitanye isano rinahambaye cyane n'aba bakobwa Irene uri umuntu w'umugabo rwose uzi ko hari umuntu utwitinda kandi uwo mwana twise pe nta nubwo yaturutse ku mbuto ze ni imbuto z'abandi bantu bamuteretsemo ariko yamara kumubyara urukundo amufitiye akanga kumurekura hano n'igihe ushobora no kubyara waranapfuye ni ukuvuga ngo umwana ukaba umaze nk'imyaka 5 warapfuye ukabyara umwana nyuma yes reka ndahereze ikaze bakunzi bacu mbasuze mbifurize kugubwa neza aho muri mwese impande zitandukanye z'igihugu ndi kumwe na Laila Wizisho. Laila mezute ndaho ndashima urashima Imana meze neza ndakomeye ambaye kamove muri papo ari umukobwa nze muri Nigeria witwa Papo Speed. Papo Speed. Umuzi w'umukrieta. Umukobwa? Yitwa Speed, Papo Speed. Nago muzi w'umukobwa, nzi ndi witwa Nimba Speed nda. Nago nibo Aisho Speed w'umuhungu. We rero yitwa Papo Speed. Papo Speed. Nkuko bijyanye n'iryo zina. Nta n'uburaryamaho ni Papo. Papo Speed. Ni Papo. Ibintu byose ni Papo n'imyenda yambara gusa ni Papo. Okay. Aryo go Papo niyo move mu cyongereza mu kinyarwanda Papo move ni intuza ni igifaransa mu kinyarwanda Papo ni cyongereza kinyarwanda ni idoma okay idoma sinarindi idoma ntago tuzi utuntu tw'uturabo twajyaga tubaho ku ishuri twajyaga tujya ku ishuri tukaduca tukatufonyanga tugadusiga ku nzara kabaga ari utudoma abantu bo mu cyaro bagire yitwaga idoma twadusiga ku nzara dutangiye twibutsa abantu gahunda kugira ngo twite twanzika abantu reka tubibutse yuko abagabo mukoresha igihe gito mu gutera akabariro abagabo muzi yuko mwakoze ibintu byo kwikinisha kugira ngo mushaka gukira ingaruka zabyo abagabo mucika intege mu gihe cyo gutera akabariro ndetse n'abagore mufite ibibazo by'ama infection mufite ibibazo byo kubura amavangingo mufite ibibazo byo kubura ubushake n'ububobere mu gihe cyo gutera akabariro twabafasha muhamagara kuri 0788 35 9691 mukanatwandikira no kuri WhatsApp iyo nimero iriho 88 abantu muri hanze y'igihugu mubanze wo +250 kode y'igihugu nibwo mubibona kuri WhatsApp hanyuma tubafashe reka twikomereze tubafashe kongera iminota n'ibyishimo yego twikomereze mbere ko dutangira ikiganiro cyacu uyu munsi turaza kugaruka ku nkuru iri hano hanze ni inkuru nabonye ivuga ko abana b'abakobwa kuva kuri ubu ngubu bemerewe kuba bakuramo inda ku myaka 15 ariko mbere yuko tuyijyaho ndagira ngo mbanze mwereke indi video mbonye iri guca ku mbuga nkoranyambaga sinzi ni muri wirebe washyizemo amajwi cyangwa biraterwa n'amajwi amajwi ndayakura ni video urabona ko umukobwa wacu bita Vestina Yesu be umukobwa wacu bita Vestina akiri mu kwabuki urabona ko yasohotse nawe ajya kuririmbira abandi bageni ariko ni nkija nawe ari muri Papo nawe yambaye Papo ni nkija ariko ni Yesu be umugabo be yamuherekeje disi ariko gushaka ni byiza umugabo ni mwiza mwashatse abagabo Yesu nibwo bwa mbere mbonye ubwiza bwa Vestina nabaho mbega akanyamuneza nyine simvuze ko n'ubwa mbere atishimaga ariko hano ibyishimo byabaye Pro Max byariyongereye n'amabuno yabaye manini
ariko umugabo wanza atuma amabuno aza n'amabuno yabaye manini ni ukuri we ntabwo uri kubibona do zuminga hano nzumingira kano kantu kano zuminga ahantu hari we gusa hano nyine ku mabuno kuki wamujyanye we araje aragarukaho abantu baraza kumbaza icyo nshaka ku mabuno ya Vestine twereke twirebe none ya Vestine urayashaka iki do oya mu mpakanya murabona rata atarahindutse reka turebe uyu ntabwo yarahindutse pe wayabonye wowe Nyagatare asigaye ahagaze none se ntabwo mubona ko umugabo ari mwiza ko mwashatse abagabo warebye mu bantu mu bafana ubara uwumi ugiye kuntu warebye mu bafana mukurikiranye ari kuririmba oya reka mbanze kamazuminge mvuga ibyo babonye mu bafana dodo reka nze mukwereke uyu urabona arinde uyu muntu urabona arinde inyuma mu bantu reka nze mugukururire mukwereke inyuma mu bantu mbonye ndungurutse y'umuntu reka turebe uretse reka nimwihute dore nguyu atagucika ngiyi reka muhagarike wamubonye zuminga ahantu uhageze kabisa umukurure ndi kuhabona babiri ahagararanye na Emirene uyu muntu mubonye arinde ni Idrissa umugabo wa Vestine ahagaranye na Emirene bamuherekeje Vestine ari kuri stage na murumuna we Dorcas aririmbira abageni ariko gushaka ni byiza noneho bikaba amahirwe ushatse umugabo ugusapotinga ugushyigikira ari n'umufana wawe umva ni umugisha pe ku bantu ariko ndabashuje bavugaga yuko ngo azahita bivamo bihagarike azahita zima ngo azahita bireka we ariko ubu mwari muzi yuko umugabo wa Vestine tuzi ko ari umugwiza atunga urumva kandi abakira kenshi nta mwanya baba bafite ariko wariyeranja agahagarika ibintu byose agakurikira umugore we umushyigikira ariko disi nk'umugisha Imana itanga ngo nta mubabaro yongera hareruya muture tujya kubwiriza ngo umugisha Imana itanga nta mubabaro ugira gute wongerwaho Yesu we hani Imana yashamana yaramubwiye ngo nkubitire igini Imana yarari kubise mwana akubise se waririmbye ino ndirimbo ngo nkubitire igini Imana muririmbe mwo gapfa muririmbane nanjye namwe Imana bakubitira amagini ngo nkubitire igini Imana kutikiriza we nta magini hari nta gini ushaka ko Imana igukubitira risinzirire guhera ngo risinzirire guhera Imana ntidukubitira amagini natwe akana ko mwana bameze neza mu rugo rwamugoye neza pe amabuno ni umumbundo Yesu we arasa neza afite ibyishimo afite umunezero reka mwite ngaruka kuri bwa buhanuzi bwamuhanuriwe haryo bamuhanuzi ntavuga ngo bireta byihutara ngo kuba none se ubu aratekereza iki yabonye ibintu nk'ibi umuhanuzi se saraburije ubu ngubu we ariko ku rundi ruhande twe kwihuta ariko God forbid ntibizanabe ubu ngubu tuyitakeze ingahe rero turi ku itariki 6 ubwo bukwe bwawe ku itariki 5 z'ukwezi kwa 8 ukwezi nejo hashize ubukwe bwa Vestine bwawe muri weekend ni muri weekend ubwo ahubwo bwabaye kuri 2 ubukwe bwa Vestine bwawe ku itariki zingahe ntabwo mbyibuka bwabaye ku itariki 5 nabwo z'ukwezi kwa 7 hari ku cyumweru none ku itariki 5 kwese yihuta ntabwo akakanya avuye muri honeymoon honeymoon nyine se simaze ukwezi oya honeymoon imara ukwezi none se ni itegeko honeymoon ko imara ukwezi kuzuye ntabwo ari itegeko nyine avuye muri honeymoon ariko uhise umubona ko na honeymoon itararangira yarabanje kwanza asohora indirimbo ni indirimbo yagize views imaje kujya views zigera kuri miliyoni 5 banza mu cyumweru bitatu nyuma y'icyo gihe abona ko ahise azana mu bukwe tangiye kuririmbira abageni ni ukuvuga ngo uyu Vestine ibyo amenye nakubwiye ngo Imana itanze umugisha nta mubabaro yongeraho yego ikintu cyose yakora cyamubera cyiza kuko
ntekereza ko ari n'abantu babona ko nta hantu Imana yahera imubabaza n'iki bakazana ubuhanuzi fake prophecies nka buriya kuko sintekereza yuko Imana nimba yaramuteje intambwe nk'iyi ngiyi ikamugeza kuri uro rwego Imana ntigisubiza umuntu inyuma ntekereza pe ishobora kukugereragereza mu buzima buri imbere ugiyemo ariko ntabwo yagusubiza inyuma nka biri uramuhanuzi yahanuye ngo azagenda ngo yambara agatambaro ngo mu mutwe urumva ngo n'agatenge nko kuvuga ngo azambara inshabure inshabure ni iki azambara inshabari inshabure ni iz'ababyinnyi inshabare rero ni iz'abakene kandi uramuhanuzi yavuze ko ngo Vestina ngo azasafaringa ngo kambara inshabari warabeshye mwere kwa mwari muri kumwe ariko Vestina tubyifuje ntibikanabe urumva ariko njyewe simpamya yuko byanaba kuko Imana ntishobora gusubiza umuntu inyuma ngo umukubite hasi muri rwa rwego waba wayikoreye iki se Imana ikintu ikora pe yishaka kuguha ishuri cyangwa ishaka no kuguha ikigeragezo ikugeregereza ku rwego uriho ugezeho ako ntabwo yagusubiza ntabwo Imana ikora icyo ntibibaho Imana ntabwo ikora icyo ishobora kugukanda ewanika kubabariza urwego ugezeho iyo usubira hasi byihutirwa se byihuta sha wanapfa aho ngaho n'abandi bahita baniyahura kandi Imana ntabwo yabikora ibyo bintu none se Imana kwivuga ngo ibintu itanze ngo umugisha itanze nta mubabaro yongeraho urumva yabigusubije hasi sha yabikubabaje bikabije pe yabikubabaje bikabije n'ukuri yaba yivuguruje mu ijambo ryayo yavuze yabigaragaje ko nyine mu mugisha itangana n'imibabaro yego uyu Vestina rero yagaragaye mu bukwe arimo araririmba ariko nanone nkibaza n'umwana waciye mu bintu byinshi pe umwana waciye mu bintu byinshi abamurwanya benshi cyane nawe urabizi ngo ashatse atwite ariko basha ko mwavuze ngo ashatse atwite zana hano nongere mbazuminge iyo video wishyire mu zoominge iriya ndamubonye iri flat kuriya ko abaza ukwezi ashyingiwe urumva kandi tuzi uko buri umugore ufite umugabo ntago inda yihisha arayifotorora kugira ngo bayibone neza mu ndebere ubinda harimo uruhinja we ubinda harimo uruhinja majye mureka kuko nimujya mubora icyo mutukinka ntimukavuge ngo dore ibicebe byayo ni ukuri pe uyu mwana yagiye nta ndirimo mukamubeshyire ese ko amaze ukwezi ashyingiwe ubu mu kwezi uretse gato hari icyo mbonye urayiketse ese hari icyo mbonye ariko kibaye kinari mu kwezi ni kunini abaye yarasamye se muri ririya joro ntabwo inda yabitangiye kugira akada kaba gatangiye kubyina akabasitari benshi bakunda gushakana ariko umva bakahita babyara vuba nka Rusine we yagaragaje ko atwita umwana ko umugore atwita umwana yaramaze kuvuka amaze umwaka Rusine bo bari barakubaganye ariko Vestina ntabwo yakubaganye ntabwo yakubaganye pe ni umukozi w'Imana ugese yabijya ni umukozi w'Imana umwana n'uwo mu batambyi ariko ese widirisa ko mama n'aba yabirakariyemo buri munsi ni ukubaseriye uzi ko narabona ahantu yasetse aba ari serious shaho ahantu hose aba ari seriye kubona Emirene ari umuntu n'ubundi still uba waje no muri ubwo uko nyine ubahora hafi mu gihe wenda atagumya hari ukuntu ukoresha abantu hari ugiye bajya bavuga ngo umuntu akoreshana mu nyungu zabo none ukaza mu gihe umukeneye mu gihe cy'indirimo n'ibiki ukaba uri kumwe nawe ariko aka kanya urabona ko aba yahagaritse akazi akajya kumushyigikira erega mwabyanga mwabyemera Irene ni papa w'aba bakobwa njye narabivuze abantu muranseka munantera amabuye urumva abantu barananyiha ngo sinagomba kuvuga yuko ngo Irene urumva ngo Irene ngo yahabwa ngo ingofero y'ababyeyi nawe nk'umubyeyi abantu nyine mbona babigize big deal ariko mwabyanga mwabyemera Irene navuga ko ari nka ndabyita gute navuga ko n'umubyeyi mubiki navuga ko ari reka mbyite Godfather nyine Godfather atari wa undi muzi kumba nkoranyambaga Godfather ubundi ni nk'umubyeyi wawe nyine mu bintu byo mu mwuka nkuko wavuga ni pare ni nko kuvuga Godmother nawe ni pare na ntuza biratandukanye pare ni nka patron nyine umuntu ugupatroninga mu gihe cy'ubukwe ariko pare atandukanye na parent ni umubyeyi ariko pare ni ukugira nyine mu gihe cy'ubukwe bikanagira ariko uriya we mu buryo buri spiritually urumva aba ari umubyeyi wawe yenda mu buryo buri physical bw'amaraso
bwa blood ntabwo yaba ari umubyeyi wawe ariko spiritually ni umubyeyi wawe kuko hari ibintu agufasha byinshi. Rero uyu Emirene mwabyanga mwabyemera afitanye isano rinahambaye cyane n'aba bakobwa. Afitanye isano na Vestina, afitanye isano na Dorcas. Yarabakoze, Imana yaramukoresheje abahesha umugisha, nabo bamubera umugisha. Rero ntituze kuza kugira hano ngo yenda naho yabaherekeje gusanga ari nibyo bari bagiyemo, yenda bari banishywe n'ubukwe baririmbyemo nka Godfather wabo, yenda bura ni na manager mu bundi buryo wabo. Ariko icyo nakubwira cyo ni kimwe, nuko Emirene abakobwa arabashyigikira pe kandi akora uko ashoboye, kandi Imana ijya inabumuhera umugisha. Umuntu najya akora neza tujye tubishima, urumva, nanakora nabi tubigaye. Ariko hano iyo bigeze kuri no subject kwa Emirene ngirana ingofero nkayikura pe. Irene uri umuntu w'umugabo rwose, warakoze kandi Imana ijya ibikwibukira guhena umugisha rwose. Yego, cyo twikomereza rero. Urumva yari inkuru twatubonye, ni inkuru yarishimishije just cyabone ko n'abantu bose bibazaga ahantu bano bana bishe muri iyi minsi, ariko ubona ko tugeza gutya tubaguye gituma rwose bibereye mu bukwe. So rero hari nini nkuru nabonye, reka nundi ariko mbere ko yango tuyigereka tubanze dukomereze kuri ya nkuru twari twatangiye turimo turateguza abantu ko turi buze kuba twayivugaho, nubwo nari kwibona hafi. Ni inkuru ijyanye nuko abana ku myaka 15 n'abana b'abangavu ku myaka 15 bazaba bemerewe kugira gute gushaka nako kwifatira icyemezo cyo kuboneza urubyaro. Ariko nabonye harimo n'inkuru nziza, harimo n'indi nkuru nziza nabonye yuko ngo uzi biriya bita surrogate mother nyine bari abantu bashobora kubyarira abandi bantu. Urabaza abo bantu? Ngira ngo mu Rwanda ntabwo twagiraga kiriya kintu, nabonye bagitekerejeho ni na byiza kuko hari igihe umuntu abura urubyaro bitewe na condition y'ubuzima bwe ku bijyanye na ariko atari uko adafite ubushobozi bwo kubyara. Hano reka kino kintu gisobanure. Hari igihe umuntu ashobora kubura urubyaro, sibyo, bitewe yenda nuko mu nda ye cyangwa se nuko aremetse mu nda aho umwana yakabaye yajya haranze nyine kuhakira, ariko imbuto afite zishobora kuba zabyara umwana. Bikaba ngombwa ko bafata imbuto ubwo navuga nk'intangangore, urumva, ubwo ku ruhande rw'umugore bagafata n'intangangabo ku ruhande rw'umugabo, bakaza bagahitamo nk'umuntu nka Rayira n'urugero ufite ubwo bushobozi bwo kuba watwara iyo nda amezi 9, bakamuhurizamo za mbuto ebyiri, akabatwarira wa mwana, akabatwarira yanda. Noneho yamara kumubyara akagira gute, akamubaho. Abo bita aba surrogate mothers. Yego, ni ugutwitira abandi bantu. Nuvuga ngo bino bitandukanye, abantu ntibarabisobanukirwa. Bino bitandukanye no kuba wahura n'uwo mugabo w'uwo mugore mukabyarana. Oya, nabo babiri babyaranye ariko babyarira muri wowe. Yego, suri kubyumva se? Nabyo nabonye bagitekerejeho banagihuza n'icyo kintu. Sinzi inkuru hano nayibonye, reka nanjye nyishake, ariko nabonye ari ikintu cyiza cyane kuko hari abantu babuze, usanga nyine afite agahinda ko kubura umwana kandi nyamara icyo kintu cyashoboka. Rero nimba twageze ku rwego rw'icyo kintu twakibona, Imana ihumugisha igihugu cyacu, ndumva tutangiye gutera imbere cyane ku bintu bijyanye n'iki na ku bintu bijyanye n'imivurire. Imivurire kabisa twagiye imbere cyane. Yawe ndi kubona nari kwibona hafi, ariko ibibazo bicungire mibi. Reka nze nyirebe itegeko. Nayibonye nkuru numvira irananshimishije cyane. Ni inkuru ivuga iti abadepite batoye itegeko ryemera, nayibonye, abadepite batoye itegeko ryemera gutwitira undi no kuboneza urubyaro ku bana b'imyaka 15. Urumva gutwitira undi ni bya bindi nayo imaje gusobanura. Itegeko ryemera gutwitira undi, ryemera gutwitira undi no kuboneza urubyaro ku bana b'imyaka 15. Nuvuga ngo kwemera gutwita undi ni kwa kundi nyine, ntabwo ari ukuvuga ngo nimba umuntu akaguhekera akajya kumutwitira akakwishyura.
ahubwo tuzi twabonetse akakwishyura ko bijya bibaho bikagorana biraza kuganya ubushomeri mu rubyiruko have bino bintu bijya bigorana ntabwo ari ugupfa guhitamo umusarogeti uko wiboneye uzi ko hari umuntu utwitinda kandi uwo mwana twise pe nta nubwo yaturutse ku mbuto ze ni imbuto z'abandi bantu bamuteretsemo ariko yamara kumubyara urukundo amufitiye akanga kumurekura akanga bikaba intambara kandi baranakwishyuye amujyaye wamaje gusinya kontara ni cyo guhita mu mukobwa wese ujya akaba kubyarira ariko jewe byanze ntubona ngiye nkubyariye ntubona batwitiye nyine umutima pe nkumva ndakomeretse gusiga uwo mwana nakwemera nkaba umukozi wo mu rugo nkamurera kana ugomba kumurera akabanza oya ntabwo bibaho ubundi umusarogeti ukimara kubyara nta nta n'uba ugomba kongera guhura n'uwo mwana niko abantu benshi bigenda kontara ibivuga ko ukimuterekaho uhita uburirwa ibirengero akakwishyura ugacaho uba warishyuwe angahe biterwa nayo mwumvikanye biranahenda ko kazi se bagoye miliyoni 100 so agakorara miliyoni 100 zose uzi kusetsa njyewe nakubeshye nkurikije uburyo ki sibyo oya sinigisi no kurukana ibyo nta ni kwitanga no gutamba igitambo pe ariko nkurikije uburyo ki bibabaza ntibyambayeho ariko mbona agahinda abo biriho bagira bibabaza kubaho nta mwana njye nanaguye iyo mpano utananyishyuye nkagutwitira rwose ukamubyara nyine nanjye imana ikazibuka ko icyo hari dore ko inkuru yavuga iti abadepite b'u Rwanda batoye itegeko rigenga serivisi z'ubuvuzi ririmo n'ibyerekeye kororoka hifashishijwe ikoranabuhanga no kwemerera abana b'imyaka 15 kwifatira icyemezo ku guhabwa serivisi z'ubuvuzi badaherekejwe n'umubyeyi cyangwa umurera. Iri tegeko rigizwe n'ingingo 111 ryatowe ku wa 4 Kanama 2025 nyuma y'amasaha menshi rigibwaho impaka ingingo ku yindi. Komisiyo y'imibereho y'abaturage mu mutwe w'abadepite yasuzumye umushinga w'itegeko yavuze ko wongeweho ingingo 20 kugira ngo rirusheho kumvikanaho izindi 29 zivanwaho. Perezida wa komisiyo wa Maria Veneranda yavuze ko ingingo zagarutsweho cyane zirimo ijyanye na serivisi yo kororoka hakoreshejwe ikoranabuhanga ubwo ni rya surrogate mothers. Iyi ngingo ivuga ko iyi serivisi yemerewe abashyingiranwe n'undi ufite ikibazo cyo kutororoka mu buryo busanzwe ariko bikemezwa n'ukora umwuga wo kuvura ko uwo muntu adashobora kororoka mu buryo busanzwe. Icya kabiri cyagiweho impaka cyane n'imyaka yo kwifatira icyemezo ku guhabwa serivisi z'ubuvuzi. Aho bemeje ko iyi myaka iba 15 ivuye ku myaka 18 yari isanzwe mu mategeko. Imyaka se mike we. Imyaka 10 n'ingahe? Numva bineye ubwo imyaka 15 ndumva ari mike. Ubundi usanzwe hareme imyaka 18. Depite Izere Ingrid Marie Parfait yagaragaje ko gufasha abana b'imyaka 15 kubona serivisi z'ubuvuzi nta kibazo kirimo ariko bikwiye kubanzirizwa no kwigisha n'agakingirizo. Ati ariko hano banza ari kujya kuboneza urubyaro. Sibyo? Naho gukuramo inda? Hano nta mbibonye ni kuboneza urubyaro. Nase nda byanditse hano. Na abantu batasobanukiwe bino bintu. Ati kuki tutashyira imbaraga kuko tutashyira imbaraga mu kubaha udukingirizo kuko dushobora no kurinda izi ndwara nka sida n'izindi bashobora kwandurira aho. Abadepite bagaragaje ko bikwiye ko mu gihe umwana w'imyaka 15 agiye guhabwa serivisi z'ubuvuzi zirimo no kuboneza urubyaro byajya bimenyeshwa umubyeyi we. Birakwiye ariko indi ngingo yavuzweho cyane niyo gutwitira undi no kubika intanga cyangwa insoro zishobora kwifashishwa mu kororoka mu gihe kizaza. Bino bintu ko byaba ari sawa ma. Nkuko ni urugero. Ukavuga uti jewe ndashaka nko kuzabyara umwana ngize imyaka 100 n'urugero. Ubonye ko ari inkuru yasohotse y'umwana ngo ishaje kurusha abandi. Iyi nayibonye. Ariko iyo bitandukanye na bino. Hano ni igihe ushobora no kubyara waranapfuye. Ni ukuvuga ngo umwana ukaba umaze nk'imyaka 5 warapfuye ukabyara umwana nyuma y'iyo myaka. Intanga barayizibitse. Ariko bakavuga ati harya buriya
ariko kano kantu kaba ari sawa bari barazibikije bakazashaka umugore bazishyira bazitera uzi ko bino bintu byaba ari sawa uzi ko hari abantu babandi bavuga ngo apfuye ngo bamuhamba n'ishyaka ngo ikara nyine apfuye nta mwana asize hano wabumara kuba macuwa bakajya kuzivanamo da ku buryo unagiye twasigarana akana kawe si byo se yego umunyamabanga iri tegeko riteganya ko abantu bafite ibibazo byo kutabona urubyaro byemejwe na muganga w'inzobere bashobora guhabwa serivisi zo gutwitirwa bikurikije amategeko n'amabwiriza bisaba. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr Ivan Butera yatangaje ko serivisi yo kuboneza urubyaro ku bana bafite imyaka 15 zitazaba ari izibonetse zose. Hano muhumve neza ati serivisi twavuze zihabwa ingimbi n'abangavu, ntabwo bivuze ko serivisi washaka yose uzayibona kubera ko twashyizeho iri tegeko. Ntabwo umwana w'imyaka 15 cyangwa 16 azajya kwa muganga kubera ko yemerewe serivisi twashyize muri rusange, ariko tuzagaragaza neza mu mabwiriza tuzatanga ngo uvuge ko washyizeho kwifungisha, ntabwo bizaba byemewe. Umushinga w'itegeko watowe wari wageze mu nteko ishinga amategeko kuwa 5 Ugushyingo 2024 usuzumwa na komisiyo y'imibereho y'abaturage. Uzi ko kugira ngo itegeko rye gutorwa remaze igihe ryigwaho remaze igihe ryigwaho, ariko ikintu nishimiye cyane jewe n'iki ngiki cyo kubyara cyo gutwitirwa kano kantu ni sawa. Gusa ku rundi ruhande ntago ari buri umwe wese bino bintu yabibona. Bisaba iki kuko nubundi ibi bintu mu bindi bihugu byari bisanzwe biharikireka ni habaho koroherezwa yenda leta ikajya rimwe na rimwe hari abantu ifasha yenda bikagira iyo serivisi yajya no kuri mituweli sinzi nimba bishoboka, ariko hari igihugu kitadukorera se nibyo birenda bashobora kuzabitekerezaho kuko ntago iyi serivisi irahenda, ntago ari buri muntu wese wayafodinga kuko first of all hari amafaranga wishyura ibitaro bigiye gukora icyo kintu, ikoranabuhanga niryo baba bagiye gukoresha. Icya kabiri hari amafaranga na menshi akayabo wishyura uwo musarogeti mother ugiye kugutwitira, kereka ari uwo mufitanye isano akabikora for free kuko hari abantu bajya batitwitirwa na ba mama wabo. Mama wawe ukaba warashyingiranwa ukagira ikibazo cyo kubyara bakareba bakabona nyine ntago byakunda mama wakitanga akagutwitira, bakaba ari we bashyiraho bahurizamo izo mbuto akakubyarira. Icyo gihe ubugize amahirwe mama akabyarana n'umugabo wawe ntago baba baryamanye se kutari kubyumva bino bintu kuntu bigenda bataryamanye ariko umugabo wawe nyine oya ntago ari we baba babyaranye kuko umugabo azimugezemo kandi ntago ziba zimugezemo baba babihuje. Iyo zimugezemo ntago bituma ntago bazimushyiramo imbere se ntago ziba zikiri intangazi, baba babihuje ryamaje kuba umwana. Ntago uri kubyumva kandi bakoresha ikoranabuhanga nuvuga ngo barabanza bakabihuza sibyo bikabigi iyo ryabaye giba byamaje kuba umwana noneho bakabiguterekamo kugira ngo ryagire kurire muri wowe. Babicisha he bafite uko babigenza nse mbabo bashobora kubaga umuntu bakamukuramo umwana kumubaga bagaterekamo igi byabananira simbizi ko babikora sindi umuganga ariko ntekereza ko bishoboka kandi nabwo binashoboka ko zimujyamo hari rwose baba baryamanye nta birenze pe nuko ngo ubu ngubu ukaba barabikora giye hanze njya mbibona. Hari nk'umuntu uzi waba waratwitiye undi muntu ndabazi bo hanze mama we yaramutwitiye yatwitiye umukobwa we nyine bafashe urubuto rw'umukobwa we n'urubuto rw'umugabo we barabihuza babishyira muri nyina nyina atwita uwo mwana amubyaye amuhereza umukobwa we. Ubwo yatwise umwana wa nyina yatwise umwana w'umukobwa we ubwo icyo gihe ugiye kuvanga ubwo ni murumuna we ntago ari murumuna we kuko cells aremyemo ni za nyina nyine. Cells uturemangingo n'utw'ababyeyi be nubwo twakuriye mu wundi muntu ariko erega uwo mwana aba ari uwawe biologically no pime DNA aba ari uwo nubwo aba yarukuri. Erega kuba wowe umeze nkacitse ndabyitike umusurrogate mother aba ameze nka container. Ubwo mwana mugira urukundo ruhagije afesha cyane igisa cyo kitara sa amaraso yawe se erega igisa ntago aricyo gituma ngo dukunda abantu ariko uziko musetsa igisa aricyo gituma umubyeyi akunda umwana we ntabwo twajya tubona bababyeyi bagahita babaniga none se kucya mubyara n'ububare n'uburibwe n'igisa agahita namuniga ako kanya icyo gisa kuki tataba kimubujije kumuniga
urukundo rw'umwana n'umubyeyi bihuzwa n'uturemangingo dukoranwe amaraso y'abatembera mu mitsi ye. nibaze ku kintu rero cyo kuboneza urubyaro. Umwana w'imyaka 15 azajya aboneza. Atari umuhungu wigeze kuririmba akantu ati ngo usanga umwana w'imyaka 15 avuga ngo baramubabaje, ari kuvuga ngo abahungu barambabaza. Mu gihe twebwe kuri iyo myaka twibazaga impamvu ibiti bidukurikira turi kugenda. Nukuri iyi generation nanjye isigaye ncanga. Usanga umwana w'imyaka 13 ari kwibaza ngo abahungu barambabaje. Mu gihe kuri iyo myaka jewe nabaga ndi kwibaza ngo ni impamvu nyabakiba ndi mu modoka ngenda ibiti binkurikira. Ari ibyo ngiye. Ariko bana yanjye ngewe sinzi nimba ari n'ubwonko bwabo bwarihuse mu iterambere simbizi. Imyaka numva ari mike pe biteye n'impungenge. Ese ibi bintu byo nta ngaruka byagira ku mwana kuboneza akiri umwana? Ariko buriya yenda iyo bagiye gutora itegeko babazanye n'inzobere mu baganga bakareba ko nta ngaruka zindi zihari, ibyo byose bakabisuzuma. Ariko numva biteye ubwoba. Ariko nuko buri ushobora gusanga nk'umubare w'abana bari kubyara bakiri bato ari benshi. N'ubundi barabafatirana. Ariko dukwiye wa mugani nkuko tubisomye muri ino ntuza muri iyi nkuru, dukwiye kwigisha abana cyane kwirinda kuruta bashishikariza, kuko ushobora gufunga urumva kuboneza urubyaro rw'abana. Kuko ntabwo waboneza indwara injira aho kugira ngo umwana wanjye yandure sida yatwita inda. Kuko inda mu mezi 9 yayibyara, ariko sida ntabwo wayibyara. Si byo se? Cya kintu cya 25 cyo ubwo baraza kugikuraho 25 cyawe ni nyine waruryamanaga n'umwana ufite. Oya, ibyo biratandukanye. Have ibyo biratandukanye cyane. Kuko kuba agize icyo kibazo si uko babirengagije ko n'ubundi ihohoterwa rikora, ahubwo baba bavuga ati babana nyine bashutswe bikaba ntitubimenye, tubarinde nyine binyuze mu kubakingira, mu kuboneza ibaze kugira ngo umwana aryamane n'umuntu wamushutse atazanibuka. Umwana w'imyaka 5 bakifite ubwonko buri butoya butatekereza, ashobora no kuryamana n'umuntu ntazanamwibuka. Hanyuma rero urabona bitari buze kongera ubusambanyi. Ni cyane lazima. Ni naho hantu nagize ubwoba, kandi ubwoba mfite bunashingiye cyane kuri iyo ndwara nakomeje kuvuga. Indwara buriya ntabwo wayihagarika. Umwana ashobora kujya kwifungisha urubyaro, ariko ntiyakwifungisha ngo indwara itinjira. Kandi indwara iyo yinjira forever, ubana nayo forever. Mu gihinda nibura ubona umwana atanayibyara, ashobora no kutayibyara akagenda bakamukorera abortion cyangwa se bakayikuramo. Si byo se? Bakayikuramo aho kugira ngo agire gute ayibyare. Kuko gukuramo dufite umushinga w'itegeko wo gukuramo inda mu buryo bwemewe n'amategeko, sibyo? Ariko sida se wayikuramo? Sida se wayibyara? Ababyeyi ubwo nashishikariza ababyeyi kuba hafi abana, bakajya babigisha, bakabagira inama, bakabaganiriza, sibyo? Kuboneza kuri 15 birarenze cyane. Yaze ku myaka 15 uzajya n'umwana. Uziko nabanga n'umwana w'imyaka 15 ni umwana muto cyane. Kugeta yaraboneje. Umubona na ntuzi. Atari. Udukingirizo tugiye gucika. Dukwiye kwiyongera cyane, kuko udukingirizo turinda ibintu byinshi. Turinda ibyago kabiri. Turinda izo nda, tukanarinda n'iyo ndwara. Mu gihe ibyo byo kuboneza bigiye kuza gukemura ikibazo kimwe gusa. Iki kintu mu gitekerezeho. Nubwo nabyo bidakwiriye ko uwo mwana yishora muri ibyo ngibyo ngo yishingije, ariko ubundi ku cyubundi reka tubireke. Tubireke, wenda tuzabigarukaho butaha tuganiraho neza, twamaje kumenya n'andi makuru ajyanye nabyo, si byose. So reka rero ngushimire, wakoze. Reka dusoreze hano ikiganiro cyacu, twifurize abantu mudukurikiye kugubwa neza aho muri mwese. Kuri iyo gahunda rero, abantu bana b'imyaka 15 mugire muboneze, n'abahungu bagira vuba b'imyaka 15 so nago iriya miti bareba. Abagabo kuboneza urubyaro uretse n'uw'imyaka 15 n'umuntu kuze, ku mugabo kuboneza urubyaro biba birimo risk. Kuko ngira ngo uburyo bafite ni bumwe bwo kugufunga burundu.
harimo n'iby'imyaka se imyaka 10 amezi angahe ku bagabo oya sinzi n'ibyo bintu byaranze ngo nzi ko ku bagabo biragoye ari ibyo nta muntu wagega umugabo baramufunga nawe baramufunga ariko nyine ni burundu kuko ubanza hari utuntu bakata ni burundu hari ikintu kigize kuba cy'umugabo yari afite umugore ngo akajya amuca inyuma aragenda ajya kwifungisha kandi umugabo ntago wavuga ngo ni igihe runaka ngo wenda ngo byararangiye ngo nyuma yenda ngo ku mugore ushobora kwifungisha imisemburo ikagushiramo ya misemburo bagufunze ikagushiramo ukaba wasama utanabyibuka ko byanarangiye ariko ku mugabo kimara gukonfaminga ko bagufunze ni uvuga ngo byiteka ntubuzongera kubyara umugore rero akomeza yikora gahunda ze akomeza sambana nshimye mu mugabo sambana birangira umugabo aje kuza kubona umugore atwita aramwihorera ubwo umugore akavuga ati umugabo wanjye se nzavuga ko rero wanteye inda kumbe umugabo yarifungishije abihisha umugore reka rero umugore azabyare ku munsi wo kwita izina umugore arishima ati bagiye kumpa nanjye Range Rover nk'abandi bagore bampembe umugore agiye kubona abona umugabo azanye ibipapuro atubanza ahubwo ari inzu banguriye cyangwa ikibanza ntabwo ari Range Rover umugabo ashyira ibipapuro hari ati soma kandi usome cyane abari hano bose bumve umugore ati none se ni ibiki ati soma cyane akitangira gusoma adidimanga ati soma cyane twumve usobanure uyu mwana wamukuye jewe ko ntabyara ubibona amatariki bamfungiyeho naye igihe ubyariye harimo diferanse cyane ni nyuma cyane yaho nifungishirije uyu mwana wamukuye urumva akantu abagabo basigaye bakora abagore baheta nyine hari ukuntu agenda agakora agakoryo kugira ngo aze exposing ubusambanyi bwawe sibyo atavuze sha umugore isoni ziramwica kandi ubwo na se w'umwana yarari aho ngaho bazi ngo bamukinnye imitwe urumva bose barashwaragurika birangiye yerekanye se w'umwana rero ku bagabo nibyo nari ngiye kukubwira ku bagabo biragoye ko wifungishije ukongera kubyara biragoye hanyuma rero gahunda nyine y'akanyabugabo nanjye niyo nari ndi kuvuga akanyabugabo 15 barakemerewe oya ntibyemewe ku bagabo gusa n'abagabo ntibyemewe iriya miti yawe ireba abashatse gusa oya ireba abantu bujuje imyaka y'ubukure bemerewe gukora imibonano mpuzabitsina erega imyaka yemerewe gukora imibonano mpuzabitsina kuva ku myaka 18 kuzamura umugore urumva ku mugore ku mugabo ku mukobwa ku mwana hoye ku mukobwa nkumi ubwo nubwo ntabwiye abantu ngo mukore ubusambanyi sibyo mbashishikarije anniversaire ya 18 uzaje ariko oya havereka gushishikariza abantu ubusambanyi ibyo ni bibi ariko nubundi barabikora ibikorwa se barabikora sitwe twatugiye gukoreka tubikwe kubashishikariza reka nibwira abubatsi ngo abagore abagabo muzi ko mukoresha igihe gito mu gutera akabariro muzi yuko mucika intege mu gihe cyo gutera akabariro n'abadamu mutagira amavangingo mutagira ubobere mutagira ubushake mufite ibibazo by'ama infection dufite product zabafasha zikoze mu bimera ni 0788 359 991 cyangwa se ukatwandikira no kuri WhatsApp iyo nimero iriho tukagufasha sawa urakoze cyane